Halo, ikaze kuri Piscines Essence n'ibiri mushyashya hano mwaha ikaze ku muryango w'aba Glow-Getters, nitwa Piscine, hano turi aba Glow-Getters, turi abantu bikunda, turi abantu nkora videos nyine yo kwikunda, yo gusa neza, kwiyitaho dukoresheje amavuta meza, makeup cyangwa se ibindi bintu byose byatuma dusa neza. So hari ubwo mvuga wigs, nk'izi wigs ncuruza, hari ubwo mvuga imyambaro rimwe na rimwe gake cyane, ariko akenshi hano kuri Piscines Essence ni amavuta. So niba wakanze video ushaka kureba amavuta meza nk'uko biba biri kuri titre cyangwa se kuri thumbnail, then wahageze, urabizi neza ko hano umuntu w'umuglow-getter byo byose kuva dutangiranye, niba unkurikira hari ahantu umaze kuva no kugera, bya mu bumenyi cyangwa se mu buryo skin yawe yaba yarahindutse byiza. Ikintu nzi neza ni uko umuglow-getter wese ashobora kuba afite sunscreen, agomba kuba donc yiproteja n'izuba. Sunscreen narayiririmbye, ndacyayiririmba, biranshimisha cyane ko maze kugurisha ama sunscreen menshi cyane, bivuze ko izo zose ni skin z'abantu ziri protected cyangwa se zitangizwa n'izuba. Umva njyewe kuri njye ni goal, niba abantu barenga 50 bose bagenda hanze bisize sunscreen, kuri njyewe ni ibintu birenze, kuko izuba nyine ni ikintu kibi, ritera kanseri y'uruhu, ritera uruhu gusaza, ritera kwirabura, gukagerera nyine uruhu rutisiga sunscreen pe nta kigenda. Ubwo rero mwasabye kuvuga kuri CeraVe cyane, iyi brand nayivugaho umunsi ukira umwaka ugashira, kuko yampinduriye ubuzima. Ngira ngo ngomba gushyiraho ifoto y'ukuntu nasaga ntarayikoresha, kandi nari mfite skin care routine. Hari ubwo nakoreshaga Sentayives, hari ubwo nakoreshaga American n'izindi nyinshi kandi nziza, ariko byose byari bitarankorera. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ko ari urugendo paka ugeze ku bintu bigukorera. Ushobora kuba ufite amavuta meza menshi, ariko yose nta namwe agukorera kugeza igihe ugereye kuyagukorera. Ubwo rero ngiye kuva mbonye CeraVe nibwo ubuzima bwanjye bwahindutse, uruhu rwanjye ruracya kugeza n'ubu ngubu ntabwo nshobora kubura product ya CeraVe muri products mfite. Ubwo rero niyo mpamvu ngiye kubabwira ku mavuta ya CeraVe. Agira ubwoko bwinshi cyane, hari ama cleanser, amasabune, hari amavuta nyine, creme, lotion, vitamine, sunscreen, ibintu bitandukanye byinshi. Ngiye ndabahereza urugero ko nahereye kuri CeraVe AM, niyo nisize imyaka 2 kugira ngo nibura mbone ko uruhu rwanjye rutakigira twaderi dusohokamo, ahubwo noneho rugatangira kugira wenda ikibazo cya texture, kuba rudakeye cyane, cyangwa se wenda hyperpigmentation, kuba rwiraburamo cyane mu gahanga. Ariko niho naboneye ko nyine uruhu rwanjye rutakizana ibihe bya buri kanya. Ni CeraVe AM irimo sunscreen cyane ko yamfashije gukuraho umwijima nari mfite n'amatashi. Ubwo murumva ko nyine CeraVe AM ni iya kumanywa nyine ko ibirimo sunscreen. CeraVe PM ni iya nijoro. CeraVe PM niyo maze amezi arenga 4 nkoresha, yego, kubera AM nageze aho mbona ntangiye kugira amavuta menshi, nari mfite amavuta menshi, noneho njya kuri PM kuko kaba koroshye cyane ku muntu ugira uruhu ruri oily, uruhu rurwara ibiheri, ruri sensitive, rutumye. CeraVe PM wayikoresha rwose ku manywa na nijoro kuko it's amazing. Iyi brand ya CeraVe rero ikintu nyine cya mbere ngira ngo niyo nayo mpamvu muri yitwa Cera, ishobora kuba ari uko ifite actually ngiye kubihimba, ariko let me ask, nibaza ko ari ukubera nyine irimo ceramide, Cera, and then V akaba ari MVE technology. MVE release ni ukuvuga ngo iyo uyisize agenda urabona umunsi wose urayisiga. Ushobora kwisiga CeraVe uyu munsi ukageza ejo ataragushiraho ngo ugire umwera. Iyo ni technology bakoresha rero kugira ngo atagira amavuta nyine atagushiraho vuba. I think ko ari aho brand ya CeraVe ari ceramide and MVE, ariko reka mbaze Google. Yes, we got it. Yes,
actually numvaga mbikeka kuko nyine iyi brand nikikora ni ceramides zituma uruhu rugira itoto, and then MVE technology ni technology ya CeraVe nyine yo amavuta agenda moisturizing ingredients zigenda zireleasinga gahoro gahoro ku buryo ushobora kwisiga nyine ukatindana uruhu rukaguma ruri moisturized. So yeah, we got it. I feel like it's a quiz. Kuki batampemba? Yeah, ubwo rero nari nkibabwira ku mavuta PM n'udukame akakumanywa n'akanijoro. Murabizi ko ku mubiri nisiga CeraVe creme, ariko muri ino minsi hari akandi gacreme ndi gukoresha ntago nakazana ndi kuvuga kuri CeraVe, ariko I will show it to you. It's amazing. Ni agacreme kari organique. Murabizi ukuntu nkunda ibintu biri organique bikozwe mu bimera. Kubera nyine Wix oil narayibuze imaze igihe pe ntago ziraza, so buri gihe rero mba nyine nk'iyo ngiye muri sport ntago mashaka kwisiga creme, mba numva iremere, mba nkeneye amavuta ameze nk'igikotori cyangwa se oil. Ubwo rero yeah, I will tell you, reka mbicisha amatsiko. Ariko murabizi ko CeraVe creme buri gihe nyirenza ku mubiri, irankorera pe. CeraVe lotion narayikoresheje, it's amazing. N'abantu bayifite murabizi, ni nziza ni nziza ni nziza. Muri ino minsi rero ubwo reka mpite nsimbukira ku masabune. Ndimo gukoresha iyi sabune ya hydrating cream to foam cleanser. I believe ko ari nziza, ifitemo ceramides, amino acids na hyaluronic acid. Akenshi izindi ziba zifitemo wenda biterwa nyine nka salicylic acid ku bantu bafite ibiheri cyangwa se amavuta menshi, utwenge. Hari foaming cleanser, sinibuka ingredients zindi zirimo, ariko zose ziba zirimo ceramides na hyaluronic acid. So iyi amino acids mu minsi ishize nagize akantu, ndaza gushyiraho ifoto hano. Sinzi ikintu cyagateye, kameze nk'akumye nk'agaceri, kameze nk'agaceri, kameze nk'akumye, ariko nyine ari ibintu ntazi pe. Noneho nyibirwa ikintu ndi bukore, na skin yanjye yari itangiye kuba dry mu kuntu. Murabizi ko kuva uyu mwaka utangiye natangiye gukoresha CeraVe vitamine C. Ntekereza ko rero wenda n'izuba n'ibiki byose skin yanjye yageze aho ikaba dry. Ubu ngubu vitamine C nsigaye nyikoresha 2 mu cyumweru, ariko kuva icyo gihe nyine hashize nk'ibyumweru 2 ntago birashira ako kantu kaje. Noneho ndavuga nyine urumva njyewe mpita suspectinga ko wenda skin barrier ishobora kuba compromised, kubera ko ndikoresha antioxidant, ikizuba cyinshi n'ibindi bintu byinshi nyine bitandukanye. Nyine umubiri ugira seasons, so niyo mpamvu abantu bajya bavuga ngo ndashaka amavuta nisiga, ugasanga ahereye ku myaka 20 kugeza ku myaka 40 isiga amavuta amwe. Ni ukwihemukira kuko umubiri ugira seasons, cyangwa no kumenya ngo muri iki gihe ndimo uruhu rwanjye rukeneye iki. Ubwo rero nahise ntekereza ko ari skin barrier ishobora kuba iri compromised. Mpita njya kuri Cicaplast Balm. Narabwiye ko Cicaplast Balm ku muntu ufite skin barrier ifite ikibazo, it's a miracle. Iyi ni La Roche-Posay nyivanze muri CeraVe, ariko nari nkibabwira impamvu ndi gukoresha iyi sabune. Ubwo rero iyo uruhu ubundi rwagize ikibazo, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukugabanya ibintu byose ukoresha, ugasigara ku bintu bikeya utekereza ko bigufitiye akamaro. Ubwo ibintu byose nsanzwe nkoresha nahise mbireka, cleanser, buri kintu cyose usibye sunscreen. Murabizi ko nsigaye nkoresha sunscreen ya La Roche-Posay. Ubwo mpita nkoresha Cicaplast Balm hamwe n'igisabune ya CeraVe hydrating cream to foam. Ni nziza, nta furu igira, iraryoshye. Njye nkunda isabune zitagira ifuru. Hari abantu bazanga, ariko njyewe I love it. Ndayikaraba nkumva uruhu ruracyanyerera, ka kantu kari gushira handi. Ubu ngubu nashyizeho aga foundation karacyariho, ariko karashize handi nyine ko naragaraga muri mirror nkahita nkabona, kandi harimo distance, cyangwa n'umuntu undi imbere agahita abona ko nazanye akantu, ariko karashize pe. I'm just using these two. Kino cyumweru nibwo nasubiye gukoresha vitamine C ho
kabiri mu cyumweru ku manywa, ariko ubusanzwe izi products ebyiri ziri kunkorera bitangaje. Ubwo rero nkibabwira nyine ku ma cleanser, iya salicylic acid ku bantu bafite ibiheri, amavuta irakora pe. Hari hydrating cleanser ku bantu bafite dry skin, it's amazing, nayo ni nziza pe. Hari oil, cleansing oil, foaming oil, oh my god, iraryoshye, kuyikuzaho makeup ni nziza, kuyikaraba nijoro. Hari igihe nari ndi muri vacances ariyo mfite, narayikoresheje, it was so good, kari gentle bikabije. Ubu ngubu ntabwo nyifite, ariko very soon nzaba nyifite, it's so beautiful. Aho ndi bugende hose nshyiraho amafoto. Ubwo rero ushaka ayo mavuta yose ya CeraVe, La Roche-Posay, call me. Niki kintu nangiye kubabwira, retinol, CeraVe ifite retinol zitandukanye. Ejo nabonye hari kuba debate kuri groupe ngo retinol ngo imwe ngo ni igabanya inkanyari, ngo iyindi ngo ikagira gute. En fait retinol impamvu bayikoresha nka anti aging ni uko ibuildinga collagen. Collagen ni ukuvuga ngo iyo umurongo urimo kwiforma ahantu, ni ukuvuga ngo collagen iba yamanutse. Nyawe ndaza gushyiraho ifoto ibisobanura neza. Ubwo rero retinol ije irastimira ku buryo ama cells yongera akiforma kuri surface, noneho imirongo n'ibindi bintu byose bitari byiza bikavaho, nyine renewinga uruhu, ama cells mashyashya akiforma. It's hard kubisobanura mu Kinyarwanda, ariko nuko nguko ikora. Rero icyangwa ntabwo ari ukuvuga ngo iyi ngiyi ko yanditseho renewing cyangwa iki, birashoboka ko iriya iri renewing, ishobora kuba zose zifite encapsulated retinol. Birashoboka ko ishobora kuba ahubwo ifitemo peptides, ntabwo nari nayizana, so I'm not confirming, ntabwo nari nayicuruza muri products mfite. Ikintu ntekereza ko ishobora kuba ifite peptides bituma ikora anti aging wenda kuri level irushijeho. Ariko ku muntu w'umutangizi, ku muntu ufite uruhu ruri acne prone cyangwa se rugira acne, uruhu adashaka, nkanjye ngiye gutangira, ntabwo natangira na renewing, natangira na resurfacing. Icyangombwa ifitemo retinol, ifitemo licorice, kandi ikagira of course na ceramides zituma uruhu rugumana ubuzima kandi ikagukorera ibyo igomba gukora. Yeah, I think that's all I can say about retinol. CeraVe ifite vitamin C, murabizi narabiberetse, iyo ntabwo nyicuruza ariko irafite kandi nziza. Ifite ama sunscreen, ifite ibintu byinshi. My favorite though products nyine zirenze navuga, iya mbere of course ni CeraVe AM, kubera ko yahinduriye ubuzima. CeraVe PM kararyoshye cyane, kuko isiga nijoro ukajya kuryama uba wumva. CeraVe SA smoothing, ku bantu bagira utuntu tumeze nk'urumeza, twaduheri nyine twinshi ku ruhu, twa tuntu twa hano hejuru, kwa kundi umuntu akunda gushyira inkokora ku kaguru. That product is amazing. Nayikoresheje hano mu gahanga, nagiraga utuntu tw'udushar de poule. Ubu ngubu mu gahanga kanjye hari smooth pe, usibye kuba wenda uyu munsi nisize makeup, hari smooth. Nashyize akaleya gato cyane ka foundation. SA smoothing cream, murabizi abantu muyikoresha, you can testify, irimo salicylic acid na urea, iguha uruhu rukeye no ku mubiri. Akenshi ntabwo igufata, bisaba nyine gukoresha oil cyangwa glycerine cyangwa ikindi kintu. Njye ntabwo nkunda glycerine, keretse rimwe na rimwe pe muri extreme cases z'abantu bagira dry skin, ariko ubundi oil zirakora. Iriya cream ya SA smoothing maze kuyiha abantu benshi, bamaze kunyereka resultat, basa neza, it's amazing. Isaba gukoresha sunscreen. Igira nyine SA cleanser, ariko akenshi nkunda kubibalansinga, simitanga hamwe nayo, ahubwo wenda nkaba naguha na SA smoothing cream hamwe wenda n'iyi na cleanser itari salicylic acid, because I feel like biba ari byinshi. Nari ndi kuvuga my favorites
ku bintu bifasha pe maze kubona iyo ngiyo ituma uruhu runyerera rukanyerera ku bantu bafite uruhu rough. Iyindi ni CeraVe Blemish Control Gel. Blemish Control Gel ku bantu bafite ibiheri bimwe biri mu mubiri bibyimbye, ibiheri nyine bidasohoka. It's amazing. Yumisha ibiheri nyine ni umuti kuri njyewe. Njye nakijwe na Different Gel ariko ntago natanga Different Gel kuko ni OTC yes, ariko ni umuti wo muri farumasi ntago njye nayitanga. Ariko CeraVe Blemish Control Gel hari umuntu nayihaye arabizi, naza kureba iyi video yo na CeraVe PM nibyo namuhaye na sunscreen ya La Roche-Posay. Yafite ibiheri birwaye kandi no yarakoresheje imiti, yanyeretse imiti yakoresheje ndavuga se ndarenzaho iki, ariko ndavuga okay let me try this, muhereza iyo gel na PM, nyuma naje kumuhereza cleanser ya salicylic acid. Uruhu rwe umva ruri improvinga ku buryo bushoboka bugaragara, handi nanjye ryaricara avuga I am so proud of myself ko nagerageje gutekereza iyo solution ikamukorera. Ubwo rero murumva Blemish Control Gel it's a star ku bantu nanone bafite ibiheri. Yindi bien sûr CeraVe cream kuri skin iri dry, it does wonders. Gusa nkanjye buri gihe mbanzaho oil cyangwa ikindi kintu, ariko CeraVe cream is amazing. Though nari kuvuga ibiri my favorite, so CeraVe AM, havuga CeraVe PM Blemish Control Essay Smoothing Cream hamwe n'iyi ngiyi. Yeah. Ariko ku muntu ufite ibiheri, ufite pores zifunze, salicylic acid it's amazing. Ku muntu ushaka kurwanya iminkanyari, retinol iri encapsulated, ni retinol nziza iri stable, ikora neza kuri donc it's amazing. CeraVe vitamine C navuga ko urahinduka uruhu ukabibona nyine ko ruri gucya pe, n'udusinye twa nkanjye nari mfite ama free radicals mba mbona nyine po yanjye yarabaye uniform pe, ariko bavuga ko oxidizing vuba, bivuze ko ugomba kuyihisha ahantu izuba ritagera. Ndabikora rero ntago yari oxidizing kuri njyewe, ariko abantu bavuga ko ushobora nko kuyibika hamwe n'ibindi bintu wenda igaturika ikanduza ibintu byose igatera amatashe. So bivuze njyewe iyo maze kuyikoresha nyisubiza mu gakarton kayo, nkashyira muri garde-robe ahantu kure izuba ritagera. For now it's doing amazing. Ipackaging neza cyane hariya kabisa baragikoze 100%, na ni vitamin C10 derive ya L-ascorbic acid. It's so amazing. Muri make njyewe ndi biased kuri CeraVe, I am biased. Hari abantu uvuga ngo irampindura igikaranga igira gute, ntago mbizi. Kuri njye CeraVe ni brand nizera nemera. La Roche-Posay irimo iragenda intwara, ariko ikiza nuko zose ari za L'Oreal, so zose zirakora kandi ni nziza. Kuko urabona nk'iyi Cica Plus Bomb ubundi ndayigira hano mu nzu nyine, nabonye ngiza ku bibazo nkomeza kuyikoresha, nyigira nk'umuti. Iyo mfite agasebe akariko kose nisigaho kakabyika kumye. Ubundi kwisiga ku ruhu poya ku manywa na nijoro ntago imeze ni bome, ariko ntago ituma uyaga, urayisiga ukumva ahubwo ikamera nka powder, and then wenda nyuma akaba gusa kugira akantu k'agashine gatoya, cyane ko nyema nakoresheje sunscreen, ariko it's amazing. So CeraVe nuyibona ahantu just nuko ari brand nziza, icyangwa no kumenya ibigukorera. Ikindi cya mbere izwiho ni ukurestoringa skin barrier ku bantu bafite uruhu rwangiritse, ku bantu bafite uruhu nyine rufite ibibazo runaka. CeraVe does the wonders. Nkanjye murumva ko ubu ngubu ndimo kurestoringa skin barrier yanjye nikoresha Cica Plus Bomb na CeraVe cleanser. Ikindi navuga ku bantu
ntabwo mukunda kugura cleanser sinzi impamvu. Ikindi wenda wagura ukagura cleanser itukuza cyangwa se no itukuza ikesha kubera ko icyo ushaka nyine ari ugucya, ariko cleanser isabune nyine y'amazi itari iy'igiti irakora, igomba kuba ari nziza, ari brand nziza. Ama cleanser CeraVe arakora n'ayandi ma cleanser meza, irakora pe ukabona ko harimo difference no kuba ukoresha ya sabune nyine yayindi twoga ahantu hose. So nushaka kwiha akandi ka extra care, just get a cleanser, it's going to help you byatari. Nari mbakumbuye rero, ndabakunda cyane, niba hari icyo nibagiwe mumbaze. Numvaga nshaka kureviewinga nyine iyi brand CeraVe, ntabwo nazanye product, I actually have like ndumva mfite products nk'eshanu za CeraVe. Ndumva nakoresheje lotion, AM, PM, crème, lotion AM, PM, crème, vitamine C, iyi cleanser, maze kuzizenguruka zose. Ndabashyiraho amafoto, ndabakunda cyane, I miss you. Ndumva muri uku kwa gatatu ngomba kugira courage tugahura. Mukomeze mugure, abantu bashaka kugura please just call me. Ushaka kugura nyine ujye umpamagara, udashaka kugura ushaka kumbaza text me kuri WhatsApp, nkusubize mbonetse nta kibazo. Nsigaye mboneka cyane kabisa, murabizi ko bya bindi byo gutinda bitakiba, ibintu kugenda bijya mu buryo. Thank you so much kunteza imbere, ni ukuri nimwe mutuma business yanjye ikura ikomeza gukora kandi igatera imbere. I love you. Umublogger wese, umuntu wese watanze nimero yanjye, uwamvuze ahantu ntari, uwamvuze aho ndi, uwandangiye mugenzi we, hari abantu usanga famiye yose dukorana, uwihanganye. Skin care journey iragora, tukagendana bigatinda ariko bigakunda, cyangwa se bikaba bitarakunda. Icyo nakubwira, ihangane ariko bizakunda. I just love you. Na retinol kenshi ikunda kugorana. Ejo nabonye akavideo ka Dr. Sha ariwo kuvuga ukuntu nyine retinol ushaka kwitangira ikabaza kugutera ku breaking out, ariko ibirimo gusohora imyanda yose, noneho nyuma bikazashiramo uruhu rwawe rukongera rukamera neza. So just be patient. Abantu bonsa, abantu batwite batakoresha retinol, hari peptide, dufite amakreme ya peptide kandi ari safe. Dufite vitamine C za La Roche-Posay n'izindi za Cosrx, so tukurebera iyajyana nawe. I just have so many options za buri kibazo ufite, yaba ibiheri, yaba anti-aging, yaba dry skin, yaba eczema, yaba ibintu byose. I have solutions. Ndagerageza muri kuno kwa gatatu sinongeye kubura. I was trying to find myself, ariko ubu ngubu ntangiye gufata rythme. Thank you so much. Ndabakunda aho muri hose, Nyamasheke, ku mpera z'igihugu, imipaka yose, quand même muri Kigali murabizi, muri abantu banjye, ahantu hose nyine, aho uri wose undeba wumve ko nkushimiye kandi nkukunda cyane. Bisous, bye.